isi n'ibifitanye isano nayo byose akenshi ni ikinyoma kiyizanira amahoro kurusha ukuri. Ikinyoma nicyo gitanga umutuzo mu bihe byose ndetse kikazanira n'amahoro abantu. Kubera ko ukuri gutuma abantu badatuza kurusha uko batuza bakoresheje ikinyoma, abantu benshi bashaka kwirinda ukuri. Nanjye niko meze, nawe niko umeze, ntaho dutandukaniye twese. Kwiyegamiza ku kuri buri gihe biraryana, reka abe ariko mbivuga. Niyo mpamvu rimwe na rimwe iyo ukuri kutuje imbere duhitamo gufunga amaso. Kubera iki? Papa wanjye yarakomeje arambwira ati randire mwana wanjye. Uwo mugabo yakomeje ambwira ati nta muntu mu gihugu cyacu ubu uriho uzi papa wanjye no kuba yaraburiwe irengero, ndetse n'iby'imiryango y'abasultani ntawe ubizi. Ariko nubwo ntari kukubona isura biragaragara ko uri umwana mutoya, ariko ukaba uzi ibyo bintu. Nkurikije amagambo papa wanjye yambwiye, nizere ko uzanwe n'amahoro kandi umupangu wawe uzawugeraho, Peteroni Lewis. Nahise nikanga numvise uwo mugabo ampamagaye mu izina, mubaza ibyo ari kuvuga, mbwira ko byose abizi, kuko nyuma y'ubuzima we na papa we banyuzemo nta wundi muntu nyuma y'iyo myaka yose waba agarutse ashakisha ibyashakishijwe mbere utari umulewisi. Ndetse akurikije ibyo papa we yamubwiye, akaba nta wundi muntu waza kubireba uretse umuzungura w'abalewisi Company, ndetse hakaba hari umuzungura umwe wenyine uretse umuhererezi wa Buroni. Mubwira ko ibyo bintu ari kuvuga ntabyo nzi, kuko abo bantu bose ari kuvuga ntago mbazi, ndetse ntanakeneye no kubamenya. Mubwira ko niba adashaka kumbwira ibyo mubajije ku neza, ngiye kumuhatiriza kubimbwira ku nabi. Arangije yitsa umutima, ubundi andeba mu maso maze arambwira ati nitwa Sultanisi, umuhererezi mu basultani bakomoka ku busultani, bari abizerwa ku balewisi. Ariko kubera umutekano w'umuryango wacu tukaba twarabikuyeho kugira ngo dushobore kubaho. Nyuma y'uko twari dutangiye kwangirika tugenda dushira buheri buheri, kimwe n'umuryango w'abalewisi, aho bahisemo guhunga bakiza amagara n'ubuzima bwabo kubera umutekano wabo. Moriya ndetse na Grey Lewis bakaba barigiriye aho tutazi, kimwe na papa wanjye nyuma yo gucika gereza akaba yaraburiwe irengero. Rero ikindi ushaka kumenya ndakikubwira wamaze kumbwira uwo uriwe, kandi nkurikije papa wanjye ibyo azi n'ibyo yambwiye, nta wundi muntu uzigera aza kumushakisha uretse Peteroni Lewis. Umugabo yamaze kumbwira ko ari Sultanisi ndikanga, mpita mushyira cya cyuma ku rindino ry'ukuguru. Mubaza isano afitanye na Sultanisi chairman w'abalewisi, ambwira ko ari umuvandimwe we ariko badahuje umugambi, ndetse chairman akaba atazi ko uwo mugabo ari Sultanisi nawe kuko atazi n'isano bafitanye. Maze arambwira ati ngaho reka nkubwize ukuri kose, ntago papa wanjye yaburiwe irengero kuko njye nzi ahantu ari. Ngaho kuramo icyo kintu wambaye ndakuzi, kuko ibibazo byose wambajije kuva wangeraho bimpamiriza kuri nta wundi uretse umulewisi. Gusa ntakubeshye nshimishijwe no kumva ko hariho umuntu ugarutse aje guhuza imiryango yacu yacakaguritsemo ibice. Peteroni Lewis ndabizi uzi ko bavuga ko wapfuye, ariko inshingano zanjye ni ukuba inshuti n'abanzi bacu nkamenya aho bajya n'aho bava, kuko sori na nk'inshuti yanjye bwite twaraganiriye ambwira ko atazi aho uri. Ibyo bikaba byarampaye icyizere cy'uko utapfuye, ndetse nabibwira na papa wanjye akambwira ko isaha n'isaha uzaza kumushakisha, ariko nuba wambonye ari nkaho uzaba wamubonye. N'umuvandimwe wanjye chairman akaba atazi ibyo arimo, ndetse nta nubwo azi ko ari Sultanisi wo mu muryango w'abasultani, ahubwo azi ko izina afite ari ryo bamwise gutyo gusa. Ikindi kandi amafaranga n'imitungo byaramutwaye kurusha uko yakwita no ku muryango wacu n'amateka yawo, kuko nubwo ari inshuti yacu ariko byose mbikora kubera ubutumwa mfite. Mwana muto rero kuramo icyo kintu wambaye maze umfungure nkubwire ibyo nshaka kukubwira. Harabura amezi make ngo company yawe bazayihindurira izina bayita abasultani, kandi papa yambwiye ko ibyo bintu byamubabaza cyane. Rero uwo mwanya urimo guta ushobora kuzawicuza. Uwo mugabo yamaze kumbwira gutyo mbura ubunyeganyega kuko numvaga wagira ngo ni inzozi.
ariko mbura n'impamvu yo kumwizera kuko no ku mugoroba nzi aho ngaho namubonye atashye mu modoka y'Abarewisi. Mu gihe nkiri muri ibyo bitekerezo ahita ambwira ko nshobora kuba mfite amakuru menshi cyane kuri we, ariko byose mbona inyuma ntago ari byo bigaragaza umuntu. Ahita ansaba ko niyo ntamurekura namufasha tukagerana mu cyumba cye aho arara, mubaza icyo tugiye kuhamara, ambwira ko agiye kunyereka ibyo nshaka kubona. Mpita muhagurutsa mufata akaboko ngenda musunika twinjira mu cyumba. Dusanga harimo agasanduku gafungishwa kode, arakanyereka ambwira ko ngiye kugafungura, namara kugafungura nkareba ibirimo. Nagerageje kugafungura nsanga harimo kode, ambwira imibare yo kugafungura karafunguka. Mu kureba nsanga harimo CD mu kuyifata nyereka imashini yari iteretse ku meza, ambwira kuyishyiramo nkareba amashusho ariho, nanjye mbikora vuba ari nako mucunga ngo atanca muri humye, ariko musaba kunyereka aho ngenda nkanda kuko ntago nari nzi gukoresha imashini. Mfungura imashini nshyiramo ya CD, mu kureba amashusho ariho mbona n'utuvideo twinshi, ambwira ko nakena mpereye ku kanyuma kuko ariko cy'ingenzi. Nakanze ku kavideo ka nyuma, hatangira kwikina amashusho. Muko yareba ngira ngo ndi kurota cyangwa se kubonekerwa, kuko nabonye ari video ya papa wanjye Brony Lewis ari mu modoka mu gipangu cy'iwabo. Arahindukira areba inyuma ku nzu twari dutuyemo, azamura ibiganza apepera Rina na Diva bari bahagaze mu muryango, bamusekera babwira ngo aragaruka vuba kandi bihangane bazajyana gusura Petero nibutaha. Nuko amaze kubasezeraho atangira imodoka, bafungura igipangu arasohoka, afata inzira ijya muri Merine aho narindi. Nuko ageze mu mujyi wa Kent aparika imodoka ku ruhande, maze atangira gufata amajwi n'amashusho yicaye muri iyo modoka, avuga ati muvandimwe wanjye nkunda Nathan, mfashe iyi video ntashidikanya ko ari ubutumwa bwa mbere ngiye kugusigira, kuko ntekereza ko uyu munsi ushobora kuba ari umunsi wanjye wa nyuma hano ku isi. Ariko ubu butumwa mbabarira ubuha agaciro kuva uyu munsi cyangwa se igihe uzabubonera, kugeza ubwo ibyo ngiye kugusaba uzaba warabigezeho, ndetse umuryango wanjye wicaye umeze neza kubera ko uzaba warawutabaye. Ndumva mfite ubwoba budasanzwe kubera ko uyu munsi nibwo ngiye guhura n'ikintu umuntu ahora nacyo rimwe mu buzima bwe bikaba birarangiye, nkaba ntazi iyo umuntu ahuye nacyo ngo biba bimeze biti, bityo icyo kintu kikaba nta kindi uretse urupfu. Ariko ubu nkaba niteguye kucyakira nk'igitambo cy'imibereho myiza y'ubuzima bw'umuryango wanjye. Kuva kera cyane uhereye ku basokuruza bacu barwanaga intambara ariko bikabananira kuzitsinda, kugeza ubwo papa wanjye nawe yapfuye urupfu atagakwiye gupfa kubera kurwana intambara atateguye. Ariko njye impamvu mpisemo gusiga iki cyuho ni ukugira ngo umwana wanjye Petero Lewis azabashe kwitegura neza urugamba agomba kurwana, akore mu nzira ibibi byose bishobora kuzitambika umuryango wacu kugeza iteka n'iteka. Bityo ndagusabye ngo nyuma yo kubona ubu butumwa uzamberaho ntari nk'igicucucucu cyanjye. Ndabizi neza ko umwana wanjye aho arashobora kuzaba atariho, ariko kubera ubuzima azanyuramo ndetse bikazana kugora cyane kongera guhura nawe. Ariko nawe ibuka amateka y'umuryango wawe, uburyo watatanye, nawe ubwawe ukaba wihishe, nubwo wihishe mu rumuri bikaba ari ibiranga umunyabwenge. Abasultani kuva kera bari abantu bahora iruhande rw'umuryango wacu, ariko nawe urabizi ko aho kuba iruhande rwanjye nk'umusultani ubigenewe, ahubwo wihishe mu mababa y'abanzi bawe urimo kubakorera, bikagufasha kurinda ubuzima bwawe ngo butangirika. Ariko kuri njye ndakwizeye kandi nzi neza ko na papa wawe ahari yigiriye kure ahunga abanzi, yagusize akwizeye neza ko uzadufasha kugarura ibyacu byangiritse. Bityo uzambabarire umfashirize umwana umubi iruhande, nubwo Abarewisi byitwa ko dukomeye ariko nta kintu na kimwe twakwishoboza ku bwacu nta bufasha bw'abandi. Rero muvandimwe Nathan, ubu butumwa nzi ko uraza kububona igihe ndaba ntakiriho. Wihangane kandi ukomere, papa wawe uzamubwira uko byagenze. Ku iherezo ryanjye nemeye kuryakira, ntarwanye kugira ngo mbe igitambo cy'umuryango wacu mu buzima bwawo bw'ahazaza. Wowe na papa wawe ndetse n'umuryango wawe ndabakunda, kandi aho nzaba ndi hose nzajya mbasabira ku Mana ishobora byose ibarinde.
ariko namwe ntimuzantenguhe umuryango wacu, kubera ko ahazaza hawo hari mu biganza byanyu. Imana ibane namwe, uzandebera icyo kibondo. Namaze kureba iyo video ngira ubwoba, mbona ko papa wanjye igihe yajyaga gupfa ashobora kuba yarabizi ko agiye gupfa, kuko yavuze ko yapfuye ku bw'igitambo cy'umuryango we. Mpita mbaza uwo mugabo impamvu afite iyo video, ambwira ko papa wari we yashakaga kuyiha, kuko bahoze ari inshuti kuva kera hose mu bwana bwabo. Mpita mubaza Nathan uwo ari we, ansubiza ko uwo bari kuvugana ari we Nathan. Mubaza papa we yavugaga aho ari, ambwira ko papa we nyuma y'uko abasultani baherejwe ishyanga kubera kurwanira abarewisi, yahise ahunga yigira mu gihugu cya Masofa, ndetse agezeyo n'umugore we ari we mama abahindura ubuzima kugira ngo hatazagira umuntu ubamenya. Mpita nibuka ko yambwiye ko Sultanis uyobora abarewisi ari umuvandimwe we, ambwira ko ari byo kuko baje kumubyara bagezeyo, ariko we papa we akaba yaramusize muri Kentrone kubw'ubutumwa bukomeye yari afite bwo kwakira Petron Lewis igihe azagarukira aje mu mitungo yabo, kubera ko bari bazi ko byanga byakunda azaza. Uwo mugabo nari maze kumenya ko yitwa Nathan yamaze kumbwira gutyo, mpita mbona ko nta kindi kimenyetso nkeneye ngo mbone ko ibyo ari kumbwira ari ukuri. Mpita nkuramo mask ndamwiyereka, ambonye ahita yikanga, ambaza niba ntari wa muhungu wigeze kujya kumureba mu biro bye turi gushaka ibyangombwa byo gukora uruganda rutunganya ibiribwa. Mubwira ko ari njye, wahita ambaza impamvu nshaka gukora uruganda rwanjye kandi hari kampani integereje kuyobora. Yambajije gutyo mpita ntangira kumwizera, ariko mvuga ko ngiye kumurekura kugira ngo ambwire ibintu byose, nindangiza mwice kuko hari nubwo yari ari kumbwira kwari ukunshuka. Nuko ndamwegera ndamurekura, atangira kwinanura, ambwira ko nari namuziritse cyane. Nuko ndamubwira nti nitwa Petron Lewis, umuhungu wa Bron Lewis, nkaba naranyuze mu buzima bukomeye cyane kubera Sorina, ndetse Imana iza kumba hafi ubwo buzima mbunyuramo. Ejo bundi rero nibwo naje guhura n'umuntu w'umukecuru, ambwira amateka kuva kera yari azi ku muryango wanjye, aribwo naje kumenya ko ku bwa Tolomeo hari umugabo wahoraga hafi ye witwa Sultanis. Nuko niha gahunda yo kumushakisha kugira ngo ndebe niba agikorana n'abarewisi, ariko nsanga uyoboye abarewisi ari Sultanis. Ari nabwo natangiye gushakisha amakuru yose, ariko mbajije bambwira ko amabanga y'umuryango wanjye kuva kuri sogokuruza abitse muri Moriya. Bambwira ko umuntu wenyine wari ubizi ari papa wanjye Bron ndetse na papa wawe, ariko bakaba baramuburiye irengero, bityo ngo n'umuhungu we akaba atazi aho ari. Nza kubabaza uwo muhungu we uwo ari we, bambwira ko ari wowe. Mpitamo kuza kukureba mu buryo bwose wabonye nakugezeho, ariko ntungurwa no kumva umbwiye ngo ndi Petron Lewis. Mbanza kwijijisha kugira ngo nkwereke ko ntari we, ariko ukomeza kumpatiriza kugeza ubwo wananzanye muri iki cyumba cyawe ukanyereka video za papa wanjye. Bikaba bitumye ndushaho kukwizera, ariko ndi mu rujijo rwinshi cyane, bityo mvana mu rujijo mbwire n'ikintu ugamije umbwira aya mabanga mu buryo bworoshye cyane, kandi ari amabanga koko umuntu ashobora kuvuga nyuma y'uko yapfuye. Namaze kubwira Nathan gutya ahita yitsa umutima, maze arambwira ati kuri iyi si hari ibintu abantu batabasha gusobanukirwa, kubera ko wowe ubishaka cyane kandi uzi ko ari amabanga, niyo mpamvu wumvaga urabanza kunyica kugira ngo mbikubwire. Ariko njye ubuzima nanyuzemo n'ibitambo natanze, kugeza ubwo isi yose yizeye ko nta sano mfitanye na papa wanjye. Umuntu uwo ari we wese wari kuza kundeba ashaka ibyo bintu bizitse, nari guhita nkeka ko ari Petron Lewis. Kandi ikindi kintu utazi, ntugire ngo uri guhangana na Sorina, ahubwo uhanganye n'igihugu cyawe muri rusange, kubera ko kampani ya mbere mu gihugu nta muyobozi utakwifuza kuyiyobora, ariko bakabura bo aho babihera, bakanyura ku mugore n'umugabo w'ikigoryi utazi umuryango we, watwawe n'urukundo ndetse n'ubwicanyi akabukora akorera uwo mugore. Ariko buriya Sorina ntugire ngo ni umugore usanzwe. Nakoreka mbanze ngira icyo nkwereka, kugira ngo nkwereke ko urugamba uri kurwana utagomba kurufata nk'ikintu gisanzwe,
kuko ntago ari sori namuhanganye, ahubwo uhanganye na minisiteri yose y'iki gihugu, kuko nabo bagomba kurya kandi bigakorwa mu ibanga rikomeye cyane ku buryo n'umukuru w'igihugu cyacu atapfa kubimenya. Natani yamaze kumbwira gutya agenda agana ku kandi kabati kari gafungishijwe ingufuri. Mu gufata urufunguzo ngo atangire gufungura, nagiye kubona mbona ikintu kije kiruka ku muvuduko utabaho mu mivuduko yose yiruka narinzi, gihita kinyura mu mutwe wa Natani kiratobora, mpamya ntashidikanya ko ari isasu. Natani yahise yikubita hasi mu kanya gato nk'ako guhumbya, mbona umuvu w'amaraso muri icyo cyumba. Mu kumwegera ngo ndebe icyo abaye nanjye habura gato cyane, kuko isasu ryanyuzwe ku gutwi rirampusha. Bitamenya ko bya bintu atari ibintu byoroshye, kuko nari ngeze hafi cyane yo gukora ku mitungo y'umuryango wanjye, none inzira imwe rukumbi yari kubingezaho yari imaze gusenyuka. Nibaza ukuntu abantu bamenye ko nageze aho kwa Natani, ndetse nibaza niba abantu bamaze kumenya ko niba Petero Lewis ari muzima, nkaba nagarutse kubarwanya. Nanone nibajije ukuntu nari nzi ko urugamba ngiye kurwana rworoshye, none ahubwo hakaba hajemo no kurasana. Nibuka amagambo Natani yamaze kumbwira ko mpanganye na minisiteri yose kuko bashaka kurya amafaranga ya kampani yacu, akaba atari sori naduhanganye cyangwa se Sultanisi umugabo we, ahubwo bo bakaba ari ibikoresho. Numva ndababaye ndetse ntangira kugira kwiheba kwinshi cyane. Mu gihe nicaye iruhande rw'umurambo wa Natani ndimo kwibaza ibiri kumbaho, nagiye kumva numva urugi rwo muri salo bararukubise. Mpita mpamya ntashidikanya ko bageze mu nzu, akanjye kakaba karashobotse. Mpita nshaka aho guhungira ngo nsohoke, ariko kubera ukuntu iyo nzu yari yubatse amadirishya ariho amagiriyaje, inzira yonyine nari mfite yo gusohoka yari iyo guca muri salo, ahari abanzi banjye nabo ntarabonesha amaso, ubundi ngahangana nabo ngapfa cyangwa ngakira nkabona gutaha. Mpita mfata mask yanjye nyambara vuba vuba, mu gushaka igikapu cyanjye aho ndakibura. Mpita nibuka ko nagisize muri salo kandi harimo na telefone yanjye, numva nibagifata ibyanjye biraba bindangiriyeho. Nuko mfata yaside nyishyira mu mufuka w'ipantaro nari nambaye, kugira ngo nzajye nkunda kureba video ya papa wanjye nindamuka ndokotse urw'uwo munsi. Nuko negera urugi rw'icyumba Natani yararagamo, ndafungura bunyonyombe nkubitwa n'inkuba no kubona ari abasirikare bambaye imyenda ya gisirikare y'igihugu cyacu, bageze kuri 6 kandi badasanzwe, ahubwo ari aba special force. Mpita nikanga uburyo Natani bamwohererezaho abo bantu. Menya ko ibyo yambwiraga ari byo, kuko niba minisiteri ariyo mpanganye nayo, ubwo minisitiri w'ingabo z'igihugu cyacu nawe yaba abirimo, kuko nta kuntu abo basirikare baza aho ngaho nta tegeko rye ryakoze. Nuko ubwoba butangira kunganza. Ngiye kubona mbona bari gushakashaka hose, nza kumva umwe avugiye kuri telefone y'icyombo cyabo, bamubwira ko hari undi muntu usigaye mu cyumba yari arimo. Mpita mbona bakoresheje amarenga y'intoki, bigaragara ko bagiye kwigaba, ubundi bakangeraho ntaho kumenera mfite. Mpita mfata umwanzuro wo kubatanga bakirimo kwigaba, kugira ngo mbageremo babure uko bandasa, byibura dukoreshe ingumi n'imigeri. Mpita nsohoka mu muryango, ariko sinasohoka ngenda n'amaguru, ahubwo nsohoka ndi gukubita iby'imbere n'iby'inyuma. Umusirikare umwe wari urangaye mpita mukubita jidagwa hasi, kubera kurangara imbunda yari afite umunwa wayo arawitunga ahita yirasa mu mutwe. Mpita mboneraho kumwaka imbunda kuko yari yakoze uburangazi bwo kuvana wa mugozi wayo ku rutugu. Nkiyifata nikinga ku ruhande aho bose bashobora kuba bari imbere yanjye, ariko nta n'umwe uri inyuma yanjye. Mpita nshyiramo isasu wa kabiri n'uwa gatatu ndabarasa bitangoye, ariko ngiye kurekura ngo n'uwa kane murasa imbunda iranga, bahita banshyira mu gipimo, maze umwe baravuze ati ntago dushaka kukwica. Nako ntago dushaka kukwica nabi, wowe shyira iyo mbunda hasi maze ubundi tugufate tujye kukubaza utubazo dukeya ubundi tukurekure wigendere. Nabuze ikintu na kimwe nababwira, mpita manika amaboko hejuru, nsa nk'umanura ukuboko kurimo ya mbunda kugira ngo nyirambike hasi. Maze kuyihageza umusirikare umwe ahita azanyegera kugira ngo amfata nzirike. Akingiraho mpita mufata ndamuhindukiza, ubundi mufata mu ijosi.
ntangira kumuniga babandi babiri basigaye babura aho bahera barasa kuko bari bari kurasa mugenzi wabo. Mpita mfata imbunda ye yari irimo kubareba neza, ubundi mpita ndasa umwe agwa hasi. Mpita mfata icyuma mu rukenyerero cy'uwo nari mfashe nkimutera mu mutima, ahita aremera kubera ko yari amaze gupfa, arancika agwa hasi. Wa musirikare umwe wari usigaye nawe ahita atangira kundasa. Mbonye nta kundi nabigenza, nongera kuzamura umwe muri bagenzi be, ubundi atangira kurasa umurambo wabo, ariko nanjye ndi kumubara neza kugeza ubwo namujugunyiye mugenzi we. Ubundi mugenda inyuma kugeza mukubise ingumi yo mu jisho, mbona rirahumye. Mu gihe akisuganye neza mpita mukubita inkokora yo mu mutwe, ndangiza kuyimukubita apfukamye hasi muturika inyuma kugira ngo mubaze neza umuntu wabatumye aho ngaho n'icyo ashaka kugeraho. Ariko ngiye kumubaza numva bari kuvugira ku cyombo babaza uko bimeze. Mpita mfata icyombo mvugiraho mbabwira ko bimeze neza tugiye gusohoka. Ariko uko ndi gushaka amakuru kuri uwo musore dufatiye muri iyo nzu, namaze kuvuga gutyo nahise ngikupa. Nyuma yo gukupa mfungura umunwa wa musirikare kuko nari nawufunze ngo ataza kundaburiza ubwo navugiraga ku cyombo. Mubaza ikintu bashaka aho ngaho, aranga mbere ibamba. Mbuze uko nabigenza mpita mukaragira ijosi ndamunangura. Ngira agahinda gakomeye cyane kuko bantangiye kwica abantu, nta n'amahirwe bampaye ngo mbanze nitegure nakire ko ngiye kwica. Ako kanya nta mwanya wo guta nari mfite, nuko mpita nsohoka muri iyo nzu mvuye mu muryango wo muri salo. Kugera hanze mbona nibagiwe igikapu cyanjye. Mu kugaruka muri salo ngo ngitore ndebyemo nsanga telefone yanjye ntayirimo. Mpita nibuka ko hari uwayikuyemo akayibika mu mufuka, aribwo nahise nsohoka mu cyumba ubundi nkatangira kurwana nabo. Mpita ndeba mu mufuka we ndayibona nyishyira mu mufuka nongera gusohoka. Nkigera hanze ku muryango mpita mbona abandi basirikare babiri bari kuza bagana aho ndi barimo kuganira bavugana uburyo ibyombo byabo byavuyeho, nta muntu uri kuvugana n'amayekuteri akaba atari gukora. Ndamubwira ko bagomba kuza bakareba uko bimeze. Mbonye n'indamuka nsohotse barahita bambona. Nsubira mu nzu ubundi nitsimba inyuma y'intebe. Mu kwinjira mu nzu basanga abantu babo bapfuye. Mu gutungurwa kwinshi bavugana bavuga ko umuntu waba wabishe nta kuntu yaba yasohotse muri iyo nzu. Bahita binjira mu cyumba cya Natani. Mbonye bose binjiye mpita nanjye nsohoka ndi kunyonyomba. Kugera ubwo nageze hanze y'inzu ndi mu gipangu, ntangira kumva amasasu ari guturuka hejuru ku nyubako. Mu kureba mbona umuntu uryamye hejuru y'inzu arimo kurasa. Mu mutwe wanjye nigira inama imwe gusa yo gufunga umwuka nkiruka nsohoka icyo gipangu. Imana Data ishobora byose yamfasha nkaza kurokoka, cyangwa se yabona ari wo mwanya wanjye wo gupfa, ayo masasu y'uwo murashi akaza kumfata. Mpita amaguru ntangira kuyabangira ingata, ari nako amasasu nkurikira arimo ariko ntampamye. Kugeza ubwo nsohotse igipangu ngenda niruka cyane. Nawe akomeza kunyirukansa amasasu, nza kugera mu muhanda wa kaburimbo mbona nta muntu n'umwe urimo kuko bwari bwije cyane. Nkomeza kwiruka ntazi ahantu ngana, ku buryo n'abamotari bamwe bacaracara nijoro bareba niba babona umugenzi, nabatambukagaho bakayoberwa ikinyuzeho, bakagira ngo ni umuyaga ubahushye wenda, kuko kwiruka n'impano nari nifitemo, ikaba ari nayo mpamvu ba Chameleone bari barampisemo ngo mbiyungeho mu ikipe yabo. Nakomeje kwiruka kugeza ubwo naje kugera hari sitasiyo ya essence. Mpageze amatara yaho amurikira cyane kurusha amwe atatse umujyi, abasha kumurika neza. Nirebye nsanga nuzuye amaraso. Mpita njya kwikinga inyuma mu igaraje ryari rihari, nikinga inyuma y'iyi modoka yari haparitse, ubundi nkuramo imyenda nari nambaye. Mpita nambara indi nari nitwaje mu gihe bitagenze neza, maze kuyambara neza iyo nari nambaye iriho amaraso ndayizinga nyishyira mu gikapu. Ndangije kugifunga neza mpita mfungura telefone ngo mpamagare Marita mubwire ko ngiye gutaha. Nkiyifungura nakirwa na message nyinshi cyane ariko sinazitaho. Mpita mpamagara Marita mubwira ko ngiye gutaha mfungurira umuryango. Marita mu kunsubiza n'igihunga cyinshi ahita ambwira ko ibyacu byaturangiriyeho kuko bamaze kumenya ko Petronile Lewis ari muzima, bityo byaba byiza ntagarutse aho muri hoteli ngashaka honge. Marita amaze kumbwira gutyo nibaza uko baba babimenye. Mbimubajije ambwira ko hari umukobwa wahamagaye Sorina
amubwira ko hari umusore waje ari gushaka Natani ku biro bye, ariko uwo musore akabona atari umuntu usanzwe. Nuko Sorina ahita abwira abandi bantu Marita atazi ko batangira gukurura telefone ya Natani bakumva ibyo aravuga bakoresheje agakurura amajwi bamushyiriyemo muri telefone, ngo kuko nubwo bizeye ko atari umwana wa Sultanisi ariko ntabwo bari gupfa kubihamya neza. Aribwo baje gukurura bakumva ikiganiro twagiranye twese ubwo twari mu nzu kwa Natani, bityo bakaba bahise bapanga kuza kundeba. Marita agiye kumbwira ibindi bintu mpita mukupa, kuko nakekaga ko nawe bashobora kumukurura bakamenya ko turi kuvugana bikaba ikibazo. Maze kumukupa mpita mwandikira message mubwira ko ngiye gushaka uko ndarara muri iryo joro, narangiza mu cyakare ngahita ntahite Sara nkajya kureba Jessica. Maze kumwandikira gutyo nibaza ahantu ngiye kwerekeza muri ayo masaha. Ndebye neza nsanga zibaye saa 7 za nijoro, ariko sinabitindaho kuko ntabwo ari ubwa mbere nari mbaye muri ubwo buzima. Mpita nzamuka ninjira muri icyo kimodoka cy'igikamyo cyari aho ngaho, ubundi nkiryamamo n'imbeho yose, ariko ntacyo byari bintwaye ugereranije n'urupfu nari maze gusimbuka. Ntangira gutekereza ko abantu bose banjye bagenda bapfa umusubirizo, mpereye kuri papa wanjye Brony Lewis, ngakurikizaho Jovia wambereye isoko yo kumenya amwe mu mateka yanjye kuva mu bwana, ndetse ngakurikizaho nyogokuru wanjye Rosata wahise apfa akimara kumbwira amateka y'umuryango wanjye. None na Natani wari inzira imwe rukumbi ngeza ku byangombwa by'umutungo w'umuryango wanjye akaba agiye nta kintu ambwiye. Nibaza aho nzasanga papa we ngo mwibarize, kandi ari mu gihugu cya Masofa nari ntarageramo na rimwe. Nuko nibaza ukuntu abantu bamaze kumenya ko ndiho, ariko nshimira Imana ko nta sura yanjye bazi, kuko uwo mukobwa ntazi yari gupfa kunyibuka. Abandi bari banzi bari Diva na Tonzi, banzi nka Vinci umwana wa Jessica ubagemurira ibiribwa mu ruganda. Nuko ibitekerezo byo bikomeza kuntwara kugeza ubwo naje gusinzira. Nza gukanguka numva abantu bari guhonda ibintu ntazi, ariko bikandya mu matwi no mu mutwe. Mu gukanguka nsanga ndyamye mu kimodoka, mbyutsemo nsanga barimo kugikanika, akaba ari byo bari barimo guhonda. Mpita mpaguruka nihanagura mu maso, mfata igikapu cyanjye ngishyira mu mugongo, mbanje kureba ko ibintu byose byanjye birimo, kuko ni naho hari amafaranga, ariko kuko yari mu gafuka ko ku ruhande ba basirikare ntago bari bayabonye. Mpita nsimbuka mva mu kimodoka, abakanishi batangira kunserereza bavuga ko batari baherutse kubona amayibobo ingana gutyo, ku izo bari bazi ari abana batoya. Mpita mbareka ngo bavuge ibyo bashaka, nanjye ndigendera. Nageze ku muhanda mu moto ndayitega nyibwira kungeza muri gare, kuko ntago nari nzi aho gare iherereye uvuye aho narindi. Umumotari agezeyo mpita nkatisha imodoka ijya muri Merine, ndetse amaze kuyicaramo mpita mpamagara Jessica mubwira ko atagomba kuva mu rugo kuko nje kumureba. Jessica ambwira ko ahubwo yari ahangayitse cyane kuko ntarindi gufata telefone. Mubwira ko narindi muri musiyo nayivuyemo naniwe cyane, ariko ndamubwira uko byagenze. Ambwira ko ngomba kugenda nkamuha ubusobanuro n'uwampaye uruhushya rwo gukora ibyo tutumvikanyeho. Numva Jessica yarakaye cyane, ariko nta yandi mahitamo nari mfite. Imodoka yahise itangira urugendo, ntibyatinda tugera muri Merine, ariko mpageze numva inzara iranyishe kuko nari mperuka kurya ubwo narindi kwa Natani. Nabwo ntago nakozemo byinshi, bivuze ko nari mperutse kurya mu gitondo cyashize ubwo nari mbyutse ngiye kujya guhura na Diva. Mpita nibuka ko Diva atazi irengero ryanjye, bityo yandakariye bikomeye, ariko nta yandi mahitamo nari mfite uretse gukora ibyo nakoze. Nahise mpanga kubanza kujya gushaka ibyo kurya muri resitora. Nuko ndasohoka muri gare mpingukira kuri ya resitora twarimo ubwo nyogokuru wacu yapfaga. Ngezemo nicara ku gatebe, ubundi umuseriveri aza kumbaza ibyo nshaka. Mubwira kuzanira ibiryo byoroshye cyane narya ntibindye mu nda kuko ntari mperutse kurya. Mu kubinzanira birambika ku meza, ambaza niba nta kintu nshaka mubwira ko ntacyo. Nuko ntangira kurya, ariko agiye guhindukira ngo agende ahita ambaza niba ari ubwa mbere twabonana. Murebye mu maso mbona ni umwe twari kumwe mu minsi yashize ubwo twari turi aho ngaho na nyogokuru
akaba ari umwe wadufashije guterura umurambo wa nyogokuru. Mpita mbimwibutsa ambwira ko nawe anyibutse, maze arambwira ati buriya birababaza kubura umuntu ukunda mu buzima. Nanjye ndibuka ubwo mama wanjye yapfaga ukuntu byambabaje cyane, kuko yaransize ku gasozi nta muntu n'umwe mfite kuri iyi si, bisaba ko nibeshaho ku giti cyanjye, ariko Imana akaba yarambeshejeho ikampa ubuzima, none nkaba nta kintu mbaye. Ndamusubiza nti bibaho mu buzima ni ukuri, ariko ndumva wagira ngo ntago uri uw'inaha ngaha, kuko uburyo uvuga wagira ngo uturuka mu bihugu by'abaturanyi. Umuseriveri ahita avuga ati ye niko bimeze, kavukire yanjye ni inaha ngaha, ariko ntago habaye njye na mama wanjye, kuko twagiye gutura muri Metrobet. Nyuma rero amaze gupfa nibwo nagarutse inaha ngaha. Ubuzima bwanjye naho twari dutuye intambara imaze kuhasenya, mpitamo kwigarukira mu gihugu cyacu. Ndamusubiza nti nta kundi nyine no kwihangana, byose buriya biberaho kutwigisha. Umuseriveri ahita avuga ati wihangane nawe kuko uba warabuze umukecuru wawe, aho ari ubu aragusabira ku Mana ngo uzatere imbere ndetse uzanamusange uri umwere, bityo ntago byatuma bitubabaza kubura abacu kandi natwe tuzabasanga. Mama wanjye kera niwe wakundaga kumbwira ko buriya buri muntu wese agira umusaraba we, ugasanga hari abantu babereyeho kubabara mu buryo butandukanye kandi uwo mubabaro bakawucamo neza. Hari n'abandi babereyeho kwishima ariko bakibwira ko ari cyo kintu cyiza, kandi ibyishimo byabo hari abandi bibangamira kuko babibona bamaze gushyira ubuzima bw'abandi mu kaga. Bityo rero uriya nawe wari umwe mu misaraba ugomba kwikorera. Komeza uryoherwe muvandimwe, turi kumwe. Umuseriveri yamaze kumbwira gutyo numva ndemye agatima, ndetse nishimira amagambo ye ambwiye ankomeza. Numva ndamwishimiye cyane kuko nahise mbona ko ibyago bitugwira ari byo kugira ngo tunyuremo, ubundi bizatugeze ku byiza. Nk'umuryango wanjye ukaba wararemewe kunyura mu bibazo, ariko iherezo ryawo akaba ari uko tuzabituramo neza. Nahise nkomeza kurya kandi numva ndishimye. Maze kurya njya kwishyura wa museriveri, ambwira ko twakwibera inshuti nshatse ntamwishyura, mubwira ko ubucuti butagomba kuba bwatuma ahomba. Nkomeza kumuhatira kumuha amafaranga, aza kuyemera. Mushimira kubwo kunganiriza akandema agatima ku bwa nyogokuru wanjye, ubundi musezeraho nsubira muri gare. Nageze muri gare mpita nkatisha itiki injyana itesara, ntibyatinda bisi ijyayo irahaguruka. Ngenda ntekereza cyane ku bintu birimo kumbaho, uburyo nzigobotora iyo ngoyi y'ubucakara mu byacu ariko nkayibura. Mpita nibaza niba nta kwituriza ibyo gushaka imitungo nkabyihorera nkabivamo, ngashaka iyanjye ku ruhande nzabaho n'umuryango wanjye, Rozange n'abana tuzabyarana, ariko intambara ndi kurwana nkazayiharira ba nyirayo, cyane ko nari maze kubona ko no kurwana kose ntashobora kuzitsinda. Biza kurangira uwo ari wo mugambi, ko ibibazo byose ngiye kubishyira ku ruhande, ubundi nkamenya ibyanjye, kuko nzi ko intambara nari ndi kurwana zari zimaze kunyereka ko nzishyizeho umutima, ariko abantu banjye nkabashyira ku ruhande. Nk'urugero nka Rozange yarantwitiye umwana wanjye, ariko ntazi ngo ameze gute muri iyo minsi, kandi ntanaherutse kumubonaho, mu gihe nari naramusezeranije ko nzamuhora hafi kugeza abyaye, ndetse tukanarera umwana wacu kugeza akuze, akazavamo umuntu ukomeye kimwe n'abandi bana bose tuzabyarana. Biza kurangira nta wundi mwanzuro mfashe uretse kuba nagera mu rugo nkabwira Jessica ko intambara turi kurwana tutabasha kuzitsinda, ko ibyo dufite turamutse tubyitayeho neza bishobora kudutunga n'imiryango yacu y'ahazaza, ndetse na Marita akazaduteza imbere mu ruganda rwe rutunganya ibiribwa. Nkomeza gutwarwa n'ibyo bitekerezo kugeza ubwo naje guhura na Rozange tukayambirana kuko twari dukumburanye cyane, maze ubundi tugatangira kwiganirira byiza. Mubwira nti Rozange mwiza, nkubwije ukuri nari ngukumbuye bidasanzwe ku buryo utabasha kubyumva. Rozange ahita ambwira ati genda sha, wowe uri umwana mubi maze nanakwanze. Ubu ntago wakumva ukuntu nari nguhangayikiye bidasanzwe, kubera ko nakwandikiye inshuro nyinshi ariko ukanga kunsubiza, nanaguhamagara ukanga kumfata.
nkibaza ikibazo wagize cyangwa niba hari ikintu twapfuye ku buryo udashaka kuba wamvugisha, ariko nkabura impamvu njye nanakurakariye. Rosange nahise mubwira nti oya mukunzi mwiza, nta mpamvu yo kundakarira rwose, urabizi ko ngukunda byahebuje kuko nta wundi muntu nshobora gukunda utari wowe, ariko nawe urabizi ko hari intambara nari ndimo kurwana, ariko ngusezeranije ko kuva uyu munsi ntazongera na rimwe kugusiga, kandi ntago nakubwira ko aho nzajya hose tuzajyana kuko nta hantu nzongera kujya na rimwe, bityo iturize rukundo rwanjye ubundi wumve ko mpari ku bwawe, urabizi kuri byose kuri njye kandi ndagukunda cyane. Rosange Yesu avuga urabizi nanjye ngukunda cyane kuko ari we muntu wa mbere wamvuburiye isoko y'ibyishimo bidakama mu mutima wanjye, birarenga unancungira umutekano muri paradizo, ndetse mu buryo ntazi nzi ko byagenda, none dore wanabibye akabuto mu nda yanjye kakazavamo umurewisi nkawe, bityo humura nivugiraga kukwanga ntaho byava, niyo amapfa yaza nzaguhora iruhande. Gusa hari ikintu kimwe nshaka kutekerezaho neza, kubera ko utangiye kuba umunyantege nke, wibagiye ko intambara urimo kurwana ari intambara y'umuryango wawe, ikaba intambara wa papa wawe yapfuye azira ngo uzayirwane uyitsinde, atari intambara yawe ku giti cyawe, bityo nta mwanzuro wowe ubifiteho wo kuba wavuga ko ushaka kuyihagarika. Rosange yamaze kumbwira gutyo numva umuntu nkomyeho ku rutugu, mu kubura amaso mbona umushoferi w'imodoka arimo kumbwira ko ngomba kuva mu modoka agakata ajya kwifatira abandi bagenzi bataha kuko amasaha ari kurenga. Mu kureba nsanga ni njye mugenzi usigaye muri bisi njyenyine, nibaza igihe twagereye aho twari tugiye biranyobera, mu kureba mbona turi mu santere ya Tesara birantungura, kumva ubwo nari nasinziriye ndi mu bitekerezo byanjye na Rosange, urugendo rwo ntago rwahagaze. Nahise mfata igikapu cyanjye mva mu modoka nkomeza ntambika umuhanda ugana iwacu. Mu kugera ruguru yo mu rugo mba mbonye umukobwa mwiza cyane urimo guturuka mu rugo ari kumwe n'undi mumama munini ukuntu. Mu gukomeza kugenda mbasanga ntungurwa no kubona ari Rosange ari kumwe na Jessica asa n'umuherekeje. Rosange mu kunkubita amaso ahita azamuka arimo kwiruka ansanganira, yarambuye amaboko ngo anyambire, nanjye nongera intambwe musanga kugira ngo mugwemo dushirane urukumbuzi. Koko mugezeho nanjye ubwanjye kumurekura birananira, mpita mbona ko nari mukumbuye cyane bidasanzwe. Jessica akomeza kutwitegereza igihe cyose, atubaza niba twabaye amasitati ku buryo turaguma aho mu nzira, abantu bakazajya batureba bakatwigiraho isomo ry'urukundo. Tuza kwibuka ko turi mu nzira turarekurana. Rosange ambaza amakuru ari nako dusubira mu rugo, mubwira ko amakuru ari meza cyane, ariko ngiye kumubwira ibyo natekereje, namubwira mu nzozi narotaga ubwo narindi mu modoka, nsanga uwo atari umwanya wabyo. Dukomeza tugana mu nzu, Jessica duha karibu. Mu kwinjira twicara mu ntebe zo muri salo, Jessica nzanira ibiryo ngo ndye kuko yarabizi ko nshonje, ariko nari mvuye muri Merine maze kurya, ariko kuko yari yitanze akabitegura ntago nari kubyanga. Na Rosange amfasha kurya turasangira. Jessica tubwira ko agiye kureba wa mugore usigaye adufasha kureba iby'abakozi bakaganira, bakaza gutahana tukaganira uko turi batatu kuko hari ibyo twamwemereye. Mpita nibuka ko tujya kugenda uwo mugore twamubwiye ko nitugaruka tugasanga yarakoze neza akazi twakoraga njye na Jessica ndetse na Marita, tuzakamwihera akajya agakora. Sinagira icyo nsubiza Jessica kuko hari ibyo nashakaga kumubwira bikomeye cyane byo kuba intambara narindi kurwana ngiye kuzireka, ariko nza kwibuka amagambo Rosange yambwiriye mu nzozi zo kuba ntangiye kuba umunyantege nke, ariko nibaza nigize intwari nanjye nkahasiga ubuzima bwanjye, bityo ayo yariyo mahirwe yo guhitamo neza. Jessica amaze kugenda nsigarana na Rosange, turangije kurya dutangira kuganira, kugeza ubwo nk'abakunzi twakoze ibiranga urukundo, nubwo twabikoraga mu ibanga. Turangije kubikora Rosange ambwira ko ababyeyi be bamaze kuvumbura ko atwite noneho,
kubera ko uburyo yari ari kwitwara ku bijyanye n'imirire byahindutse, ariko bikaba byabaye byose atabishaka, ngo kubera ko hari ibiryo bari kumwegereza akaruka, bikaba byatumye nijoro ubwo bari ku meza babivumbuye, bakamubaza umuntu wamuteye inda agaceceka, papa we akavuga ko agiye kumukubita kugeza amuvuze. Rosange akavuga ko ari umusore bahuriye mu kabari akamutera inda nk'uko yari yarambwiye ko azabigenza, nuko yamara kubabwira gutyo bakamubaza igihe yagiriye mu kabari n'utubyiniro, ababwira ko atari gukomeza kwibeshya ngo abeho nk'imfungwa, bityo yacungaga bagiye akava mu rugo abakozi batabizi akajya kubyina, akaba ariho yahuriye n'umusore bagakundana mu ibanga. Uwo musore akamutera inda ariko yajyayo kuryamana, nyuma yo kuryamana akaba yaramubuze, bityo ari kubasaba imbabazi zo kuba yarabaciye inyuma, akirengagiza uburere bamuhaye. Bamubwira ko ari we wihemukiye kuko imyaka yose yamaze yiga ibaye imfabusa, kuko atarangije n'amashuri ye yisumbuye. Ababwira ko azayakomeza namara kubyara, ntibagira ikindi kintu barenzaho, bityo akaba yanyandikiye amamesaje menshi cyane nijoro, ndetse akanampamagara akambura, akaba ari byo yashakaga kumbwira. Mpita nibuka ko hari mesaje ntasomye igihe nafunguraga telefone mvuye kwa Natani. Rosange musaba imbabazi ko ntazibonye kubera igihe nari mfite. Yambajije ibyo nari ndimo, nk'umukunzi wanjye ntago nari kubimuhisha, mubwira uko byangendekeye byose kugeza ubwo nagarutse i Tesaramu, ariko muhisha ibijyanye na Diva. Nuko amaze kubyumva ambwira ko ntagomba gucika intege kuko intambara ndi kurwana atari iyanjye, kandi papa wanjye yarapfuye kugira ngo nzayisoze. Mpita ntungurwa cyane n'ukuntu ibintu ambwiye, nari narose ari kubimbwira ubwo nari ndi mu modoka. Rosange mubwira ko umwanzuro nawufashe ari ntakuka, kuko ikigezweho ubu ngubu ari ukumuba hafi kugeza igihe umwana wanjye azavukira, ndetse agakura ari njye uri kumurera. Ambwira ko kuri we ashobora kubinshyigikira, ariko nindamuka mbibwiye Jessica ataraza kubyumva. Mubwira ko Jessica araza kunyumva uko byagenda kose. Namaze kuganira na Rosange gutyo ansezeraho, ambwira ko ashimishijwe no kongera kumbona nanone. Mubwira ko kuva uwo munsi azajya mbona buri munsi, ndetse ntazongera kumusiga, bityo atahe tuzabona n'ejo. Nanjye nitegure kubwira Jessica ko intambara nzihagaritse, ntagishoboye kurwana, nzi neza ko urugamba ndi kurwana nubwo atari urwanjye, ariko ntazarutsinda. Rosange naramuherekeje nk'uko bisanzwe, maze kumugeza mu rugo ngaruka mu rugo nanjye. Nicara mu ntebe ntangira gutekereza neza uburyo ndabwiramo Jessica ko maze kubona ko turi kuruhira ubusa, tugendeye ku byo Natani yambwiye mbere yo gupfa kwe. Jessica ntibyatinze yaje gutaha, atahana na wa mugore wacumbikiye Marita. Tumukorera ibyo twari twamusezeranije kuko Jessica yambwiye ko bimeze neza. Amaze kugenda Jessica mbaza uko byagenze, mubwira gahunda yose kuva Diva mpamagara akambwira ko ngo twajyana mu kirori, ariko muhisha amateka Diva yambwiye kuri we kuko nabonaga atari umwanya wabyo. Jessica mubwira kugeza nijoro ubwo nacitse abashakaga kunyica, mubwira nuko Marita yambwiye ko bamaze kumenya ko burya nkiriho. Ndangiza mubwira ko rwose ntagishoboye kurwana, kuko nari nzi ko byibura mpanganye na Sorina ndetse na Sultanis wigize chairman, ariko ubwo hajemo guhangana n'amategeko na leta nkaba ntakibishoboye, bityo amaboko yanjye nyamanitse bigishoboka. Namaze kubwira gutyo Jessica yicara mu ntebe yari iteganye n'iyanjye, ubundi yifata ku itama arandeba, anyitegereza umwanya munini, bigaragara ko yari ari gutekereza ikintu ashaka kumbwira. Nanjye kureba ibyo maze kumubwira nkagira intege nke zo kumureba, nkumva rwose ntagakwiye kuba nabivuze, ariko naganiriza umutima wanjye nkumva ibyo mvuze ari byo, kuko aho kurwanira byinshi nkabura na bike nari mfite, byari kurutwa no kwiyicarira maze nkareba icyo Imana izangenera, ariko ntagiye ngo nshore agatwe kanjye mu rugamba ndureba. Jessica akomeza kundeba maze arambwira ati nibyo Peteroni, ndabyumva rwose wabonye ibintu byagutesheje umutwe, ndetse uko bigaragara nkaba mbonye ko byaguteye ubwoba cyane,
kuko ntago wari ubizi ko uzahura nabyo muri iyi nzira. Nzi neza ko ibyo wabonye byagukuye umutima, ariko hari ikintu kimwe uri kwibeshyaho. Ikintu kimwe uri kwibeshyaho ni ukuri kwigira ikigwari, kandi kuva nabaho ari wowe musore w'intwari nigeze kubona. Ntabwo ujya ukangwa n'ikibonetse cyose, ndetse nta kintu na kimwe washaka gukora ngo kikunanire. Binavuze ko uru rugamba ugomba kururwana neza ndetse ukazanarutsinda. Ariko rekeraho gutekereza ko imyaka yawe y'ubuzima umaze ku isi, ibyo waharaniye byose ari impfabusa, kuko ntago byaba bikubereye. Bitekerezeho nawe. Tekereza ukuntu wabaye ku muhanda, ibyo wagakwiye kuba uri kurya biri kuribwa n'abakwangaje. Ibuka ukuntu papa wawe yapfuye neza kandi abizi ko agiye gupfa, akaba ari wowe zina rya nyuma avuga ko apfiriye, kuko ubuzima bwawe yaramaze kubona ko buruta ubwe akakwitangira. Ibuka ibyo twanyuzemo byose kuva twahura, maze utekereze Marita aho tumusize mu murwa mukuru wa Kenti, maze wibaze uti ese twaba twarakoreye iki igihe cyose tumaze dukora? Niba ducitse intege urugamba ruri hafi kugera ku musozo. Ibaze nawe maze ubitekerezeho. Njye ntago nkubwiye gutyo mu buryo bwo kuguhatira, ahubwo ndashaka uganiriza umutima wawe. Uwubaze inzira zose umaze gucamo, maze uwubaze uramutse ufashe umwanzuro wo kurekera aho ngaho aho waba utaniye n'umuhinzi wahinze imyaka akayibagarira, nyuma yo kuyibagarira ikera neza ndetse igashisha, ariko akanga kujya kuyisarura kugira ngo itazamuvuna ayitahana mu rugo. Reka ndekeraho kukubwira byinshi, ariko utekereze neza, maze ubundi umutima wawe n'ubwonko biguha umwanzuro uhamye. Jessica yamaze kumbwira gutyo atekereza ko ashobora kuba ambwiye amagambo akomeye ashobora guhindura umutima n'ubwonko byanjye, ariko kuri njye umutima wanjye wari wamaze kuba ibuye. Nk'umugabo wese uko amera, kuko natekerezaga ubuzima nabayemo nyuma y'uko papa wanjye apfuye, nkumva ko umwana wanjye atabubamo nyuma y'urupfu rwanjye. Bitandukanye n'uko umugabo amara kubona urubyaro ntihagire igihinduka mu mibereho ye, ariko umugabo uhamye iyo yabaga ari umusore yabaga afite amafaranga ye, akajya muri za resitora akarya amacapati n'amandazi n'ibishyimbo, akajya kwinezeza, agakora ibyo ashaka. Ariko nyuma yo kugira urubyaro rwe uhita wibaza niba ari wa musore wari uzi kuko ahindura imyifatire, agatangira kwita ku mugore we ndetse n'umwana. Nanjye rero nibyo byari byambayeho, kuba Rozange yari yarambwiye ko antwitiye umwana cyari ikintu cya mbere cyatumye ntekereza gushyira urugamba hasi, maze ubundi nkita ku muryango wanjye. Uretse n'ibyo ngibyo kandi Jessica na Marita bari baramaze kuba umuryango wanjye wuzuye, ku buryo mu buzima ntifuzaga kubahomba, kuko intambara nari mbizi neza ko ishobora kuwantwara, kuko nanjye ntago nari kurwana ntifashishije imbunda n'amasasu cyangwa se n'ibindi bikoresho byimbitse. Bigatuma nibuka umunsi nkora ku mbunda, ubwo nari ngiye guhorera Jovia kuri mama we, nubwo nishe wa mugabo w'umusirikare washakaga kumufata ku ngufu, ariko nanone byatwaye ubuzima bwa musaza we kubera ko nashakaga kwihorera, byo bikaba byaratumye nanga imbunda urunuka, kubera ko nta kindi kintu ihereza uri kuyikoresha uretse urupfu. None na Natani bamurashe n'imbunda ndeba n'amaso yanjye, nibaza icyo naba ngiye kuyikoresha kindi kitari ukwica ubuzima bw'abantu, kandi atari njye wabubahaye. Mpita nifata nk'ukuntu naba ndi kurwana na Jessica, bakamurasira imbere y'amaso yanjye ndeba uko nakwifata, cyangwa naba ndwana na Sorina cyangwa Sultanisi, Marita mushiki wanjye ari hafi yabo nkarasa isasu akaba ari we rifata. Ikintu cyambaho n'uburyo nazarinda mpfa icyo cyaha ntakibabariye. Ibyo bikomeza kuntera imbaraga zo kuba rwose ntashobora kurwana urwo rugamba, kuko umugambi twari dufite wo kugura Barewisi Factory, kubera ko Marita uruganda rwe rwahombeje urw'Abarewisi ba Sorina, ntago nashidikanyaga ko niyo ntakoresha imbunda, ariko Sorina nabo bakorana nari maze kumenya ko ari abaminisitiri, batari kuza kuturasa twese tugashira. Nuko amaboko nyamanika he gutyo. Nakomeje gutekereza gutyo Jessica, ariko akomeza kunyitegereza, kugeza ubwo yumvise nta kintu musubije, ubundi akansezeraho akajya kuryama. Ndasigara muri salo nkibereye muri ibyo bitekerezo, kugeza ubwo nanjye nafashe umwanzuro wo kujya kuryama. Gahunda ari ukwita kuri Rozange wanjye
ndetse nkajya nigira no mu mirima kwirebera abakozi kubera ko aricyo kintu nari maze kubona ko kizatubeshaho n'umuryango wanjye, ubuhinzi. Nageze mu buriri mbanza kuganira na Rozanje, mubaza uko ameze, ambwira ko ameze neza. Ababyeyi be nta kindi kintu baramubwira, nanjye mubwira ko nzamwitaho kandi akazaba umugore wishimye mu gihugu cyacu kurusha abandi bagore bose, ko nta kintu na kimwe cyamwangiriza ubuzima gishobora kuzamukoraho. Nuko tuza gusezeranaho, ndamureka araryama. Mpita mvugana na Marita ariko we tuvugana kuri message, mubaza uko bimeze, ambwira ko mu mujyi wose wa Kent umutekano bawukajije kuko bari gushaka umuntu witwa Petronile Lewis kugira ngo bamwice, kandi akaba yamenye ko na Minisitiri w'Intebe w'igihugu cyacu afatanije na Minisitiri w'Ingabo babirimo, kuko nibo bari gukora ako kazi ko kunshakisha, kubera ko Sorina yamaze kubabwira ko nibatamufasha gushaka icyo cyana ngo ni Petroni ngo bakice, ubwo nyine kampani nta kintu bazakuramo. Marita ambwira ko buri ntambwe yose uteye ubona abasirikare ndetse n'abapolisi, ariko ikibazo bafite akaba ari uko batazi isura ya Petroni, ngo kuko bagiye no muri minisiteri ngo bashaka umuntu witwa Petronile Lewis ariko bakamubura. Nuko mubaza ayo makuru yose ukuntu yayamenye. Marita anyibutsa ko kwa Sorina ari nk'umwana mu rugo, kubera ko bamaze kumwakira bakanamusaba n'imbabazi z'ibyo Sorina yamukoreye akiri umukozi wacu mu rugo. Marita amusaba ko message zose twaganiriye yajya azisiba, ndetse agakomeza kunshakira amakuru azajya ampereza buri joro uko tugiye kuryama, kugira ngo menye ko n'iwacu batahageze bashakisha ugasanga bangezeho ntabizi, kandi narahisemo kubaha amahoro n'imitungo yabo. Nubwo baramutse bangezeho ntabura kurwana nitabara, kubera umwana wanjye nagombaga kurerana na Rozanje. Namaze kuvugana na Marita nshaka kwandikira Diva ngo mubaze uko ameze, ariko nibwira ko ndamutse mwandikiye bitaba byiza, ahubwo ndamuhamagara nyitabana igishika cyinshi cyane, ambaza ahantu ndi ndetse byumvikana ko ampangayikiye. Diva mubwira ko ndi mu rugo iwacu kandi meze neza, ambaza impamvu nagiye ku bwiherero ngaherayo burundu nkanataha ntamubwiye. Musubiza ko nageze ku bwiherero nkahahurira n'umusekirite, ubundi aramfata aranjyana ahandi abandi basekirite bari. Bambaza ukuntu nageze muri icyo kigo, mbabwira ko nazanye nawe, ariko abasekirite banga kubyumva. Ngiye gufata telefone yanjye ngo muhamagare tuvugane, nabo nsanga telefone yanjye yazimye, kubera ko nari nibagiye kurara nyicaginze ku muntu w'inshuti yanjye waho nari naraye muri rya joro ryakeye njya kumureba. Nuko bahita bambwira ko nava aho ngaho kuko uko bari kumbona ntago nabandi umutumirwa w'abarewisi kandi nambaye nk'ingegera. Nshatse gutira telefone ngo mpamagare Diva, nabwo nibuka ko nimero ye ntayo nzi mu mutwe, bituma mbabara cyane mbuze uko nabigenza, mpita ntaha, kubera ko na mama twari twavuganye ko ashaka cyane mbere y'uko nza, kuko n'ubundi ntari kuhatinda. Diva ndamubwira nti rero nari nguhamagaye ngo ngusabe imbabazi, kuba ejo narageze mu rugo simpite nkuvugisha, ni ukuri ndabizi wari uhangayitse cyane ariko ngusabye imbabazi. Diva namaze kumubwira gutyo ariruhutsa, ambwira ko ambabariye, nanjye ndamushimira cyane. Nuko nkomeza mubaza amakuru y'umunsi uko yagenze, ambwira ko atari meza na gatoya, kubera ko umujyi wose harimo akavuyo. Mubaza ikintu cyateye ako kavuyo, nubwo nari mbizi ariko nagiraga ngo nkuremo andi makuru yuzuye. Diva ambwira nyibutsa ku mateka yari yambwiye, ko wa mugabo yambwiye ko ari umugabo wa musaza waburiwe irengero baje kumwica, kandi yari umuyobozi ushinzwe ubucuruzi n'inganda mu mujyi, ngo bakaba bamwishe kubera ko bakekaga ko yavuganye na wa mwana yambwiraga bareranwe kera witwaga Petronile Lewis. Diva mubaza ikintu cyatumye bamwica kubera ko bavuganye, maze ambwira ko agiye kumbwira ibintu kubera ko anyizera, ariko sinzagira umuntu n'umwe mbibwira. Mubwira ko nanjye mukunda ku buryo ibanga ari ikintu tugomba kubitsanya. Diva ahita avuga ati nyine nakubwiye ko Petronile Lewis atari musaza wanjye bwite, bityo nk'uko nabikekaga byari byo, mama wacu niwe wishe papa we, ndetse afatanije na papa wacu Sultanis. Ariko nyuma naje kumenya ko buryo kubera iyi kampani ikomeye cyane muri iki gihugu, hari n'abayobozi bakuru mu gihugu bayifitemo imigabane mu ibanga.
ku buryo bohereza abantu bo kubahagararira nk'aho ari abashoramari ariko atari bo, kubera ko imigabane Brown Lewis yari afite bamaze kumwica ntago ari mama wacu wayijyanye, ahubwo yatwawe na minisitiri w'intebe ayigabana na minisitiri w'ingabo, ndetse akaba ari nabo bazana abasekirite bo kuba abarinzi b'iyi kampani yacu. Noneho mama wacu ndetse na papa bakaba babakoresha nk'abantu babafasha kugira ngo batabizamo, ndetse nkaba naramaze no kumenya neza ko mama wacu asigaye aca papa wacu inyuma akajya kwiryamanira na minisitiri w'intebe. Nuko mama wacu yatubyaye gusa, naho ubundi njye mba narabivuyemo kera nkava mu rugo rwabo nkigendera, ariko nta kundi nabigenza, kandi urabizi biragoye. Ikirenze ibyo nawe urabizi ko bampaye imigabane muri kampani nk'umwana wabo, ndetse na Tonzi na Rena nubwo atahaba twese tukaba dufite imigabane. Ndashaka ko iyo migabane nzayikoresha ubundi nyibyazemo umusaruro wanjye, nubwo nzi ko yavuye mu maboko mabi ariko njye ntago nzabizira, ubundi nkuremo akanjye karenge. Sha rero nyine ukuntu bimeze, wa mugabo nakubwiye baburiye irengero niwe mugabo wenyine uza ahantu hahisha ibyangombwa by'imitungo y'Abalewis. Noneho uwushinzwe ubucuruzi n'inganda akaba yari umuhungu we, ariko nyine yari yarihakanye ko ari umuhungu we kuva kera. Baramureka bamwereka ko ikinyoma yababeshye ko atari umuhungu w'uwo mugabo cyabafashe neza, ariko bamuhenda ubwenge bashyira akantu gakurura amajwi yose avugira kuri telefone ye muri telefone ye, ubundi akomeza gukora, ndetse papa na mama bamwigiraho inshuti, ku buryo n'imodoka ye yari yayiparitse iyacu akaba ari imutwara. Noneho rero umutego bari baramuteze aza kuwugwamo, kuko nk'uko twese twatunguwe kuko twari tuzi ko Brown Lewis yapfuye, twaje kumva amajwi yavugiye kuri telefone mu ijoro ryashize, twumva ari kuvugana n'umuntu witwa Brown Lewis, tugira ngo ntago ari byo, ariko tuza kubihamya neza twumvise bari gukina video ya papa wa Brown Lewis ariwe Brown. Mama na papa bahita bemera neza ko Brown Lewis ari muzima, kandi niba ari muzima ikintu gikurikiyeho ni ukuza kudukura mu mitungo y'umuryango we. Kandi sha Vinci nkubwije ukuri pe, njye ku ruhande rwanjye nanjye ntago nakwemera kuva mu mitungo, ari nayo mpamvu kuri iyi nshuro nashyigikiye icyemezo cya mama na papa cyo kuba yahise ahamagara minisitiri w'intebe ndetse n'uw'ingabo ngo bashake abasirikare bajye kwica uwo Brown Lewis. Nuko amaze kubahamagara bahita bajya kuri uwo mugabo Natani vuba byihuse. Umurashi umwe wari ufite imbunda ya mudahusha akajya avugira ku cyombo avuga ko bafite neza mu gipimo uko ari babiri, agiye kurasa buri wese muri bo. Nuko kubera ko minisitiri yari yaje hano mu rugo ariho bari kuvuganira, amuha uburenganzira mu kurasa, atubwira ko umwe amurashe neza ariko atazi uwarashe kuko yari yabaturutse inyuma. Noneho akaba agiye kurasa n'uwa kabiri, bityo bikaba bizwi neza ko niba atarashe Brown Lewis bwa mbere araba yamurashe ubwa kabiri, ariko mu kurasa bwa kabiri uwarashe isasu ararikwepa. Bagiye kureba mu nzu basanga barashe Natani ndetse n'abasirikare babo bakubiswe. Mpitangira ubwoba ko nta wundi wabakubise uretse Brown Lewis, mpita nibaza niba azi kurwana naramuka ahuye nanjye, ibi ntazankorera imyaka yose maze ndi kurya imitungo y'umuryango we. Rero nicyo kintu nashakaga kukubwira, ko Brown Lewis akiriho, ariyo mpamvu mu mujyi hari akavuyo ko kumushaka. Ndetse si n'ibyo gusa, mu majwi bumvise bavuze ko papa wa Natani ngo asigaye aba muri Masofa. Nuko mama ahita avuga ko bagomba kohereza abasore bakajya kumushakisha, nawe akababwira aho ibipapuro by'imitungo biri kugira ngo bizabafashe guhindura neza kuko leta ibirimo, hato bataziyitirira imitungo y'abandi bagahita haza umuntu ufite ibyangombwa bya nyabyo akabaraburiza. None minisitiri w'ingabo yafashe abasore b'icumi abaha intwaro, ariko bagenda bambaye imyenda y'abasivile kugira ngo Masofa itazavuga ko Kentrone yabatejeho intambara. Bakaba bagiye gushaka uwo mugabo Sultanis ubyara Natani ngo amubwire aho yahishe ibyo byangombwa kuva nibabibona abayobozi babishinzwe babashe kubihindura imitungo, bayihindurira amazina, ku buryo na Brown Lewis aramutse aje nta kintu yaheraho ashaka imitungo yabo nta byangombwa.
Diva yamaze kumbwira gutyo numva ngize ikintu cy'amarangamutima mu mutima wanjye, numva agahinda ntazi aho kavuye kanyuzuye umutima, ndetse numva nshaka kugira icyo nkora kuri icyo kintu, nubwo nari niyemeje kubivamo niberaho ubuzima bwanjye. Mpita nkupa Diva nta kintu na kimwe musubije, ndabyuka njya muri salo mpagarara ku muryango w'icyumba cya Jessica, maze mubwira gahunda zose ukuntu zimeze. Nuko Jessica ambaza impamvu ndi kubimubwira kandi narangije kumubwira ko ibintu namaze kubivamo, ndetse ibyo abivuga yarangije kugera ku muryango yanamfunguriye turimo kurebana. Nuko mpita mpekenya iryinyo ndishyira kuri ndi, maze Jessica mpita mubwira nti ubu tuvugana ngiye muri Masofa. Jessica yahise avuga ati nizere ko urimo kwikinira, ahubwo vaho ku muryango wanjye njye kwiryamira dore ndananiwe cyane, kandi mu gitondo ndazindukira mu mirima kureba uko bimeze no gupanga uburyo twakongera umusaruro cyane, kuko amaze kumbwira ko ibintu byo kurwanira kampani utakibirimo. Ndamusubiza nti ntago ndi kugukinisha, ese ahubwo imodoka yawe irimo essence ingana gute? Jessica namubajije gutya aratungurwa, ahita asohoka mu cyumba cye amfata ukuboko anjyana kwicara mu ntebe zo muri salo, ambwira ko niyo naba nahinduye ibitekerezo nkaba nzakomeza kurwanira ibintu byacu, ariko kujya muri Masofa byo bikaba bidashoboka. Musubiza ko Masofa kujyayo bigiye gushoboka, kubera ko ntago nakwemera ko imitungo y'umuryango wanjye iburirwa irengero iri imbere y'amaso yanjye mbireba. Mubwira ko ndamutse ntagiye muri Masofa ngo njye gushaka papa wa Natani mbere y'uko abasirikare bamubona byaba biturangiranye, kandi Jessica amwibutsa ko kugira ngo imitungo turi kurwanira tuyibone, iyo nayo ari imwe mu nzira tugomba kunyuramo. Jessica ahita abitekerezaho neza, ambwira ko ahubwo turimo gutinda, twagakwiye kuba twagiye. Mubaza hano twagakwiye kuba twagiye, ambwira ko tugiye kujya muri Masofa gushaka papa wa Natani. Mubaza niba tugiye kujyana, ambwira ko ntamusiga kuko ni urugendo rurerure cyane, kandi bisaba ko umwe najya ananirwa arajya asinzira, undi nawe akamufasha gutwara imodoka. Nuko mubwira ko atari yo nzira duhita tujyamo, kubera ko tutazi aho papa wa Natani aherereye. Ambaza ukuntu turamenya ahantu papa wa Natani aherereye, mwibutsa ko Sori na mbere y'uko aza muri Kentrone yaravuye i Masofa, bityo ari wuze ahantu yaravuye kuko papa wa Natani niwe wari umuvugabutumwa wamwirukanye. Jessica namubwiye gutya arandeba aratungurwa cyane, nanjye mpita menya ko nisamye nasandaye, kubera ko nabimubwiye ndi kubimwibutsa nkaho nzi ko tubiziranyeho, none yari amaze kumenya ko hari ibintu nzi atazi. Jessica ahita ambwira ko hari ibintu namuhishe, mubwira ko nta kintu namuhishe, akomereza kuntitiriza nza kumubwira ko ibintu azi ko ari we na Sori nababizi gusa Diva yabimbwiye byose. Jessica mbona acitse intege, mpita mubwira ko nta kibazo, ko batarambwiye amateka y'ubuzima bwe ibyo bitari mu nshingano ze, kandi umutima we ntumucira urubanza, kuko umuntu akora amakosa akayakosora, kandi kuba yarabwiye Sori na gushakana na papa wanjye ntago yarabizi ko azagerageza kumwica, kandi byakaba yarabinsabiye imbabazi. Jessica ambwira ko rwose atarazi ko mbizi, mubwira ko nabimenye ari Diva bimbwiye, ubwo yampamagaraga kuri telefone akambwira turi muri hoteli, ndetse mubwira ko atandangirije inkuru yose, ahubwo niturangiza misiyo tugiyemo Jessica azandangiriza inkuru uko byagenze. Nuko ahita nshimira kuba mfite umutima wo kumwumva, mubwira ko amasaha arimo kuducika. Jessica ambaza ahantu tugiye guhera kugira ngo tumenye aho dusanga papa wa Natani, mubwira ko tugiye kujya gushaka Sorina akatubwira byose uko bimeze. Jessica akambaza niba nasaze, mubwira mubaza niba hari ikindi gitekerezo afite, ansubiza ko ntacyo ariko ibyo tutabikora kuko batwica. Mubaza niba turajya mu gihugu i Masofa, ubundi tugashakisha buri rugo rwose tubaza papa Natani kuko niryo zina twari tuzi, cyane ko Sultanis yari yararyikuyeho kubw'umutekano w'ubuzima bwe. Jessica akomeza gutekereza ariko biza kurangira abuze umwanzuro yampereza. Mubwira gahunda ukuntu tugiye kuyikora, mubwira nti urakoze cyane kunyemerera ko tugiye kujyana gushaka papa wa Natani. Ukuntu tugiye kubikora rero, icya mbere ni ukumenya ahantu tumushakira,
akaba nta wundi muntu uzi ahantu twamushakira uretse Sorina wenyine. Bityo ikintu cya mbere turakora ni ugushimuta Sorina, tukamubaza amakuru yose agomba kuduha kuko niwe wenyine uyafite, kuko na ba Diva ababwira ntago yagiye abarangira aho bari batuye neza. Nuko ibyo nibirangira turaba tuhabonye. Gusa ikibazo turagira ni kimwe gusa, nuko turasanga abasirikare badutanzeyo gusa barangije gahunda. Namaze kubwira Jessica gutya ambwira ko yungutse igitekerezo. Mubajije icyo gitekerezo icyo ari cyo, ambwira ko ngomba guhamagara Diva nkamubaza igihe abo basirikare yumvise baragendera, maze ubundi tukagenda natwe tubakurikiye, aho kugenda tutazi iyo tujya cyangwa se tukaba twashimuta Sorina. Nuko ako kanya mpita nongera guhamagara Diva, mubwira ko telefone yanjye yari yijimije ntazi ikibazo kibaye. Diva ambwira ko nta kibazo ahubwo yaragize ngo ngize ikibazo. Nkomeza mubwira ko inkuru y'umuryango wabo itangaje cyane. Mubaza niba iyo ntambara azakomeza kuyigumamo akayirwana. Diva ambwira ko nubwo mama we yakoze amakosa, ariko nanone kubaho uri umukene nk'uko yabitubwiye kiba ari ikibazo gikomeye. Bityo nawe ntabwo yafata umwanya wo kurwanya mama we, kandi mama wabo abifuriza ibyiza. Ikintu kimubabaza gusa akaba ari ukuntu aca inyuma papa we aryamana na minisitiri w'intebe, ariko ibyo bikaba bitamureba na gatoya. Ariko ikintu cyose byasaba ko yarwanira kuguma muri Abarewisi akaba azagikora. Mubaza aramutse ahuye na Peteroni kandi yaramaze kumenya ko batavukana, agasanga Peteroni ari igisore cyiza kundusha, niba atamukunda ngewe akandeka. Diva ambwira ko yankunze bya nyabyo, ibyo atabikora, kandi akaba atahura na Peteroni gutyo kandi ari umwanzi we ku mugaragaro. Nuko amaze kumubaza ibyo bibazo byose mu buryo bwo kumujijisha, mubaza igihe abo bantu bazagera gushaka papa wa Natani ngo nanjye nzabaherekeze, kuko ndi umusore kandi nkaba ndi n'indwanyi nziza. Diva aranseka cyane ambaza impamvu ahubwo ntagiye mu gisirikari kandi byari kumbera. Mubwira ko nanjye nshaka kujyana n'abo basore b'abasirikare, tukazagaruka ndi umusirikare ubundi nanjye nkaba murwaniye nk'intwari ye. Diva namubajije gutyo mu buryo bwo gutebya, ku buryo atapfa gukeka ko ndi gushaka amakuru. Nuko ambwira ko kubera ari ibintu byaje bitunguranye, kandi minisitiri w'ingabo abasore be akunda gutuma akaba yari yarabahaye indi misiyo bagataha muri iryo joro twarimo, barimo kwitegura bakazagenda ejo mu masaha ya nijoro, ku buryo bazagerayo mu rukerera rwo ku munsi uzakurikiraho ijoro turimo. Mpita numva ko ibintu bigiye kutworohera. Nuko Diva dukomeza kuganira mubwira ukuntu iyo aba nari mbishoboye nari kujyana nabo, none bakaba batanyemerera. Ambwira ko ndamutse mbishatse yazavugana na minisitiri, kuko ari inshuti ye akazanjyana mu gisirikare kandi nkazaba umusirikare ukomeye. Mubwira ko ndamutse mbaye umusirikare ntabona umwanya wo kumwitaho. Diva nk'agakobwa k'akajiji urukundo rwatwaye gahita kabyemera. Ubundi mubwira ko amasaha ari kugenda kandi nkeneye kuryama, bityo ejo nkaba mfite akazi ko gukora mu murima kugira ngo dukomeze tubagemurire ibiribwa. Ambwira ko aramvugisha mu gitondo kandi araba nkumbuye cyane. Nuko tumaze gusezeranaho nkopa telefone, mpita ndebana na Jessica maze ahita ambaza ati ubu rero sasa tugiye gukora iki? Jessica namubwiye ko Diva ambwiye ko abo basirikare bazagenda ejo nijoro, bityo tugiye kuryama nk'ibisanzwe, mu gitondo tubyuke twitegura. Ndakomeza kubaza Diva amakuru n'ahantu abo bantu barajya neza ku buryo azabimbwira, kubwo kuba tutazi uko bazagenda, niba bazagenda nijoro twe saa yine z'amanywa tuzabe twafashe urugendo ku buryo tuzagera i Masofa bo batarahaguruka muri Kenti. Jessica ambwira ko icyo gitekerezo ari cyo, arazindukana avugana na wa mugore twamaze kwihera akazi ko gukora mu mirima yacu, ubundi azadusigarire ku rugo. Nuko dusezeranaho tujya kuryama. Nageze mu buriri ntangira gutekereza uko umunsi wose wagenze, nkomeza gushimira Imana ikomeje kundinda. Nza gusanga imyanzuro nari nafashe yo guhagarika kurwanira imitungo ngo ntazabura ubuzima, nyamara byanga byakunda niyo ntarwana hari ubuzima n'ubundi nagombaga gukiza igihe naba ndi kurwana kurusha uko bwakwicwa ntari kurwana. Nk'urugero nka papa wa Natani yari uwo kwicwa,
igihe yafashwe n'abasirikari ba Sorina ndetse n'abandi baturage bari hafi ye, kuko bavuga ngo aho inzovu zirwaniye ibyatsi birahababarira. Mpita mbona ko hari ibintu byinshi biri mu nshingano zanjye kandi ngomba kuzarwanira kugeza mbirangije. Mpita nsinzira nongera gukanguka mu gitondo. Mu kubyuka njya muri dushe ntangira gutegura neza ibintu byo kwitwaza mbishyira ku murongo. Jessica nawe arimo kwitegura. Mu kanya gatoya twari tubirangije. Tugiye twumva ku rugi barakomanze. Mpita nsohoka nsanga ni wa mugore twari twahaye akazi. Muha karibu mu nzu yicara muri salon. Jessica ahita asohoka mu cyumba cye. Uwo mugore amubaza amubwira ko ari kubona turimo kwitegura nk'abantu bafite urugendo. Jessica amubwira ko ariko bimeze, dufite urugendo, bityo akaba ari nayo mpamvu yari amuhamagaye ngo bavugane atarajya mu murima kugira ngo amubwire icyo ashaka kumubwira. Jessica amubwira ko bagiye kudusigarira mu rugo kuko urugendo tugiyemo ari rurerure, bishobora kudufata iminsi itari mike mbere yo kugaruka. Uwo mugore amubaza ahantu tugiye. Jessica uwo mugore amubwira ko tugiye i Masofa. Umugore mu gutungurwa cyane atubaza impamvu tugiye i Masofa. Tumubwira ko hari ibintu tugiye gushakayo. Atubwira ko i Masofa nta bintu bibayo utabona muri Kentrone. Mu gutungurwa cyane mpita mubaza niba i Masofa yaba hazi, maze aransubiza ati ehe, ntumbone gutya, buriya i Masofa ni igihugu navukiyemo. Nuko naje kuza inahangaha nyuma nje gushaka mukuru wanjye. Rero urumva ko namaze y'imyaka itari mike kuko navuyeyo mfite imyaka 15. Nyuma nza kugera inahangaha mbona niho hari ubuzima bwiza, ubundi ndahaguma. Nibyo nari nje gukora binanira kubera ubuzima. Nuko nagize amahirwe yo guhura na Josephine akamfasha kubaho muri iyo myaka, ampa akazi ko kujyana nawe tugahinga akangaburira. Naho ubundi ugize ngo ntago byari binyobeye. Ndamusubiza nti ntago nari mbizi ko uri umunyamasofa. Ni ukuri bivuze ko igihugu cyose ukizi se, cyangwa hari agace uzi wenda nk'aho wavukiye? Umugore ati ni nk'aho amasofa yose nyizi, kubera ko nayigenzemo igihe kinini ndi gushaka mukuru wanjye, kubera ko yari yaragiye kudushakira amafaranga, ariko tukajya tukabona aho twabaga mu ihema njye na mama wanjye wari urwaye, tukabona amafaranga tutazi aho yaturutse. Ariko kubera ko mukuru wanjye ari we wenyine wari utuzi neza, nyuma y'uko bamwirukanye aho yakoraga akazi ko mu rugo, akatubwira ko agiye gushaka akazi mu murwa mukuru, ariko tukabona amafaranga. Ukwezi kugashira tukabona amafaranga, gutyo kugeza ubwo mama wanjye yaje gupfa. Bagahita banyirukana mu murima w'abandi ngo bahahinge, kubera ariho nari narashinze ihema ryo kubamo. Kuva icyo gihe ntangira kuzerera igihugu cyose nshaka mukuru wanjye, ariko sinamubona. Ubuzima buba bubi, birinda bigera naho niyizira inahangaha, kuko bari baratubwiye ko ababyeyi bacu ariho bavukiye. Mbona kuza mpingukira inahangaha mpaba gutyo nyine. Umugore yamaze kutubwira gutyo mpita numva ayo mateka y'abantu babaga mu ihema atari ubwa mbere nyumvise, ariko nibaza umuntu twaba twaravuganye akambwira ibyo bintu, ariko ndamubura neza. Nuko uwo mugore mpita mubaza nti none se witwa nde ubundi izina ryawe? Umugore aransubiza ati nitwa Sophia. Umugore yambwiye ko yitwa Sophia, mpita numva nzi amazina Sorina na Sophia. Ntangira kwibaza niba yaba ari murumuna wa Sorina turi kurwana, ariko sinirirwa mbimubaza kugira ngo nidusanga ari byo, kandi bigaragara ko ashobora kuba atarabona Sorina umupangu wacu ugahita upfa. Nshaka kubanza kumenya neza niba yaba ari we koko cyangwa undi muntu bitiranwa. Mubaza uwo mukuru we yaraje gushaka mu gihugu cyacu, ambwira ko mukuru we yitwa Sorina, akaba ari we yambwiraga wabaha amafaranga mu ibanga. Mpita mpamya ntashidikanya ko wari wa murumuna wa Sorina Diva yambwiye, ndetse mbona ko ibintu bigiye koroha cyane, ukubera ko Sophia yarazi ahantu papa wa Nathan yari atuye, kuko nubwo niho Sorina yagiye gukora akazi ko mu rugo. Mpita mbwira Jessica nti umupangu urahindutse, uyu mugore Sophia nawe tujyanye muri Masofa.